Yes, reka mbaye ikaze rero mwe bakunda Kigali Channel, mwebwe mwese mukunda inkuru tugenda tubagezaho, ubusesenguzi tugenda tubagezaho. N'ubundi tugarutse na breaking news, dore ko n'ubundi hari hamaze igihe hari amakuru ya Miss Rwanda, uburyo umuyobozi mukuru Prince Kid yari yamaze gutabwa muri yombi. Ngiye rero ngarutse kuri interview zitandukanye, ndetse uri kubona ko ziri kugenda zigira impact nini kuri iki kibazo, ndetse ubona ko aba bantu bari kugenda bakora aya makuru atandukanye kuri Prince Kid, abiganjemo abantu bagiye babana nawe ndetse baciye muri iri rushanwa. Uyu munsi rero ngarukanye na Mwiseneza Josiane, uyu mukobwa waje kugaragara muri Miss Rwanda mu 2018, ndetse akaza kugaragara ko yabaye most popular kurusha abandi bakobwa, ndetse nshobora no kuvuga ngo no kuva Miss Rwanda yabaho ari mu bakobwa bagiye bavugwa cyane, ndetse bakagenda bakora amakuru menshi atandukanye, haba mbere akiza muri preselection, haba za bootcamp, haba kuri finali, kuko yagiye atanga amakuru atandukanye. Reka mbibutse ko uyu mukobwa yamenyekanye cyane kubera uburyo yinjiye muri iri rushanwa, ndetse yamaze gucika igisebe ku kaguru bitewe n'uburyo yari yasitaje amano ye, ndetse amano yamwiseneza abamano, ndetse aza kugenda akuramo hit itandukanye. Rero impamvu uyu mukobwa nawe yagiye agarukaho n'ibitangazamakuru bikomeye cyane, dore ko n'ubundi uyu mukobwa yaje kugaragara abantu benshi bavuga ko ashobora kuba nawe yaribwe muri iri rushanwa, kuko yari yaragaragaje igikundiro gikomeye, ariko biza kurangira acyuye ikamba rya Miss Popularity, mu gihe hari n'abamuhaga ikamba rikuru rya Miss Rwanda, abandi bakavuga ati niya bigisonga, dore ko n'ubundi yari yakomeje kuvugwa cyane. Rero nyuma y'ayo makuru atandukanye, nyuma y'amakuru aba Miss batandukanye bari kugenda bashyira hanze, nyuma y'uko nyakubahwa Madame Jeannette Kagame aganire n'abandi bakobwa batandukanye baciye muri iri rushanwa, nyuma y'uko ndetse n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame nawe yaje kubikomozaho, ari kuvuga uburyo iyi Miss Rwanda rwose itagiye iba kliniko, ndetse ngo yitware neza mu buryo yari yarahawe inshingano zo kuhostinga iri rushanwa. Rero amakuru yaje gukomereza rero kuri Mwiseneza Josiane, uyu mukobwa akaba nawe nyuma y'uburyo yaramaze igihe kirenga amezi 5 atari trendy, nta makuru namwe bamuvugaho, ndetse nta gikorwa na kimwe agaragaramo, dore ko n'ubundi yaje kugendana nyuma yo gutorwa, akora amakuru atandukanye, abantu babeshya ngo bamuhaye imodoka, ubundi akavuga ko yagiye kwiga muri university, ubundi akavuga ko bamuteye inda, ubundi ngo bamutereye ivi. Uyu mukobwa nawe yagiye agaragaza ko ari rutwitsi nyuma y'uko yasapotingwaga n'ababloga benshi batandukanye, ariko yaje guprofita rero iyi nkubiri ndetse iri muri Miss Rwanda, ndetse no kugutabwa muri yombi kwa Prince Kid, aza kugaragara yitabiriye Mr Rwanda. Iyi Mr Rwanda rero akaba yarabyiteze yuko agomba kuhasanga ibitangazamakuru bitandukanye, ndetse akaba yanakora interview. Rero interview yaje kuzikora, ndetse amakuru yabaye menshi, kuko nawe yaje gukomoza kuri uyu Prince Kid, ndetse abanyamakuru baza kumucalenjinga batandukanye bamubaza ngo ese weho waba hari hohoterwa ryakubayeho, haba hari amakuru bifiteho muri bootcamp uko byagendaga, uko byabaga. Rero narinje kugaruka ku ijambo rikomeye yaje gutangaza, aravuga ngo muri Miss Rwanda zose zamaze kuba, iyi Miss Rwanda ya 2018 yitabiriye niyo Miss Rwanda yari ikomeye cyane, ndetse ni Miss Rwanda bari kuri pressure ikomeye ndetse na stress zo hejuru, kandi koko abanyamakuru baje kwibuka ibi bihe, kuko format Miss Rwanda yari iteguyemo bagombaga guhura na challenge umunsi ku munsi, ndetse bikaba ngombwa ko buri munsi hagomba kuzajya hagira umukobwa utaha. Ibi bintu rero byagendaga bibatera ubwoba, ndetse bakawakinga hadi kugira ngo bataza kuza kwisanga ku rutonde rwo gusohoka muri iri rushanwa. Rero yaje kubikomozaho, ndetse agenda byinjiramo avuga ngo ruswa yo yenda ntiyahita ayikiriyaringa. Urabona Mwiseneza nawe yagiye agaragara mu ma interview atandukanye, ndetse agaragara ko ari umukobwa wirinda cyane kuba yavuga ibintu byahondanya abantu imitwe muri iyi industry, ndetse bikaba ngombwa ko ahantu henshi adafite igisubizo ahita yifata akicecekera. Rero ahangaha nawe yaje kunanirwa kwifata,
avuga uburyo yari yaradominiye cyane iri rushanwa, avuga uburyo n'ikamba yari yabonye yari yaryishimiye, ariko n'ubundi niyabona ibirenzeho atari kubyanga. Ariko aravuga ngo aba bakobwa ntago nabo bapfa kugenda ngo bavuge ibintu batazi cyangwa bitababayeho, kandi ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Ku buryo aya magambo rero ari kugenda agarukaho na benshi, bisobanuye ngo na Mwiseneza yari intangiriro yo kugira ngo atangire avugweho, ndetse baze kumwenkurudinga muri iki kibazo, nawe bagende bakotinga amagambo menshi atandukanye, dore ko ibinyamakuru bitandukanye byamaze kwandika iyi article kuri Mwiseneza, ndetse ukabona ko amatitles atandukanye nayo yashakaga ko apresiza ko nawe yaje kwibwa cyangwa hari ibyo atakoze kugira ngo abone iri kamba rikuru. Reka nongere mbibutse ko uyu Mwiseneza wari witabiriye Mr Rwanda baje no gukomoza kuri iri rushanwa, baravuga ngo aza kuri komoza avuga ngo ibi ni ibintu bye, aya ni amarushanwa akunda, ndetse amarushanwa agomba gushyigikira, dore ko n'ubundi yari amaze igihe atagaragara cyane. Rero Mr Rwanda nayo yaje kugenda ibamo amakuru menshi atandukanye, aho byaje gutangaza abantu benshi. Nta gitangazamakuru kigeze gikora iyi event ngo kicisheho live, ndetse amarticle atandukanye, ababloga batandukanye ubone ko bari gutrendinga, ubone ko ku ma Instagram y'ibyamamare bitandukanye, abanyamakuru ubone ko aya mapost ariho. Ibyo bintu rero byaje gutangaza abantu ko Mr Rwanda yashyize imbaraga nke mu bijyanye na advertisement, ndetse byaje kugora, ndetse n'ubu ngubu tuvugana bakaba batari yashyiraho urutonde nyakuri rw'abasore bamaze gupasinga 18 berekeje bootcamp, ndetse bootcamp barayimaramo igihe kingana n'icyumweru kimwe gusa. Rero amakuru menshi yagiye atangirwa kuri Instagram ya Mr Rwanda, imaze kugera aba followers 20,000, ariko bakaba bataragenda bashyiraho umusore umwe kuri umwe mu bagiye batambuka. Ariko nk'uko tubabereye ahanga nka Kigali Channel, tukaba twamaze kumenya rero amakuru ndetse n'amazina na nimero z'abasore 18 bamaze gutambuka berekeza bootcamp, ndetse hakaba hagombaga kuza batatu ba mbere bagomba kubona direct pass yo kugera bootcamp, bitewe n'uburyo bagomba kuba babonye amajwi yo hejuru ya vote. Rero abo basore nabo ndumva ari bo nahita nihuta cyane nkaheraho. Hari umusore wakunze kubona amajwi menshi cyane, ndetse waruridinze uru rutonde igihe kingana n'iminsi igera kuri 4, witwa Cyusamuhunde Yannick, akaba yari nimero 7. Rero akaba uyu musore ari we waje kuyobora abandi, ndetse ku mwanya wa kabiri aza gukurikirwa n'uwitwa Ngabo Jules Maurice, nawe ufite nimero 50. Aba basore babiri bakaba ari bo baje kuyobora abandi ku majwi, ndetse umusore waje ari uwa gatatu ku majwi ni Nyirihirwe Hatman Kelly, nawe nimero 60. Aba akaba ari bo basore babanje kubona direct pass yo kwerekeza bootcamp. Abandi rero bakaba bo bagiye batorwa bitewe n'uburyo bagiye biyerekana, uburyo ba presence imishinga yabo, ndetse n'ibindi bintu bagiye bareberaho abajaji nyine, kuko nk'iyo tuvuze kaca, ubwo kaca yenda navuga ko barebaga nk'imyambarire, kuko byagiye bigaragara ko bagiye baza imbere y'akanama nkemurampaka bambaye ugutandukanye, kuko buri muntu wese yagiye yihitiramo uko ari buze yambaye. Ntekereza ko rero kuri kaca ariho barebye, kuri brain bakaba barebye uburyo wa presentaga umushinga n'uburyo wawusobanuraga. Ntekereza ko rero iki cyiciro cyo kureba brevity y'aba basore ntekereza ko bizabera muri bootcamp cyangwa se kuri final. Rero nkuko namaze kwinjira kuri uru rutonde rw'abasore bapasinze, ku mwanya wa 4 dufite Kayitaba Yves nimero 21. urabona ko nawe ari umusore w'uburanga, ndetse ubona ko ari tayari, ndetse yagiye no kuri poste ze zo kuri Instagram, urabona ko ashyigikiwe, ndetse ari kugenda abona comment nyinshi zitandukanye, ndetse yamaze guca ku bindi byamamare byari bisanzwe bizwi muri iyi industry, ariko byo bitari kugaragaza gutwika cyane. Ku mwanya wa 5 rero mfite Kami Madan Cruz, nawe urabona ko ku kijyanye n'amakwafe yanononsoye, ariko nta hit itangaje nawe yigeze abona. Buri abajaji nibo bazi ibyo baba bagenye bakurikiza. Ku mwanya wa 6 rero dufite Rwema Gihame Richard, nawe nimero 70, akaba yamaze kubona direct pass. Mwemere Murego Patrick, uyu musore Mwemere
twemere Murego nawe yagiye akora amakuru atandukanye, haba ku bwanwa bwe bwagiye bugarukaho muri comment zitandukanye kuri poste za Mr Rwanda, haba ku ma interview yagiye akora bakiba selected nawe yagiye agarukaho cyane, ndetse ubona ko ari umusore uzi ibintu bijyanye n'icyangwe cyane, kuko imyambarire yari afite kuri uyu mugoroba, yaba imyambarire yari afite aza muri Mr Rwanda bwa mbere, urabona ko ari ikintu yitayeho cyane. Ku mwanya wa 8 rero hari Kalisa Alain Norbert nimero 18, nawe yamaze kubona pase yerekeza bootcamp, nubwo tutaramenya nimba ari bootcamp y'ingando cyangwa se izaba ifite ahantu ihuriye n'iyaba misi bagenda bacamo. Rero ku mwanya wa 10 ahimbazwe Patrick nimero 2, nawe yamaze kubona pase. Niyo nagize Fabrice Brice nimero 54, nawe yamaze kwerekeza bootcamp. Ngabo y'Isonga Prince nimero 51, Ishimwe Iberi nimero 16, nawe yamaze gutambuka, ndetse uyu musore ubona ko yagiye nawe ab'inshuti na DJ Drizzy wamaze gusohoka, bagenda bakora interviews zitandukanye kuri 3D TV, nawe rero yamaze gutambuka yerekeza bootcamp. Mbaraga Alex Junior, uyu ni umuhanzi ukomeye cyane ndetse uzwi mu itsinda rya Juda Muzika, nawe yamaze kubona passe yerekeza bootcamp. Ubona ko aba basore rero amafoto bagiye bashyira ku maposte ya Mr Rwanda, ubona ko bari bagiye bajya muri uniform imwe, ubona ko imyambarire ho bari bahawe remarque, ariko uburyo baje muri iyi preselection ho ukabona ko imyambarire yari itandukanye, ndetse buri muntu wese yageragezaga kwiyambika. Twihuse cyane rero Ruharamba Nkiko Trezoro nawe yamaze gutambuka. Rukundo Derike nimero 62, uyu musore nawe kubijyanye n'ibigango ndetse n'uburanga nawe yagiye agarukaho mu ma comment menshi atandukanye, ku buryo uri kubona ko uyu nawe yamaze kugenda yigarurira imitima ya benshi bari gukurikirana iyi Mr Rwanda, dore ko n'ubundi nawe yaje guhabwa amashyi menshi n'umufana wa Ruri handi ya muri Kigali Serena Hotel, ubona ko nawe yaje kwishimirwa cyane, ndetse iyi nseko ye yagiranga uyu musore ubwo yari ahagaze imbere y'akanama nkemuramaka, ubona ko confidence ze ziri ku rwego rwo hejuru, nawe byagiye bimufasha, ndetse ahubakira fan base ifatika ku buryo ushobora kuzamubakinga ku gihe cya finali ubwo bazaba bagarutse nyuma y'icyumweru. Uyu musore rero Rukundo Derek nawe yaje kubica biracika. Twihute cyane rero n'ubundi umusore waje gukora umufana utangaje. Uyu musore ndagira ngo mutindeho gatoya, kuko nawe ari kugenda akora amakuru atandukanye hano muri showbiz ndetse no muri Mr Rwanda, kuko uyu musore ntiyagaragaye mu bantu bagize vote ziri ku rwego rwo hejuru, kuko n'ubundi Yannick yagomezaga kumukubita inshuro, ariko we na famiye ye cyangwa n'abamuba hafi n'abari kumumanaginga muri iri rushanwa bitaye ku kintu gikomeye cyo kuzana umufana kuri preselection ahangaha muri Serena Hotel, ku buryo nawe icyo kintu yari yakitayeho ndetse cyaje kumufasha, kuko baje kwegera abafana bakomeye hano mu gihugu ndetse bazwiho kugira voice iri hejuru, ku buryo bagombaga ko bari bahawe remarque yo kuza kudomina public iri muri Kigali Serena Hotel, ku buryo izina Muheto Sarto rigomba kugomeza kuvugwa cyane, ndetse n'amapankarite manini bari bakoze. Reka mbibutse ko uyu musore afite nimero 36, ndetse kubera iri zina rye rya Muheto ndetse babisanisha na Miss Rwanda 2020 n'ubundi Muheto Nshuti Divine, ubona ko bagiye babisanisha, ndetse uyu musore ubona ko isura y'ifinyo ye nta bwanwa bwigeze ku isura ye, urabona ko ari umusore rwose nawe ufinyoye, ku buryo abenshi bagiye banakora n'inkuru bavuga ngo ni musaza wa Muheto Nshuti Divine. Urabona ko isura yabo bajya gusa rwose, haba amaso haba iminwa, ubona ko bajya gusa cyane, ku buryo n'abantu bagiye bakora inkuru bavuga ngo ni musaza we. Wabonaga ko rwose bashobora kuba bari kuri, ariko mu busesenguzi bwa Kigali Channel uyu musore nta nahuriye na Muheto, ahubwo usibye
bibye izina ndetse n'amasura yabo yagiye agarukaho na benshi, ndetse na fan base itangaje yari iyobowe na Rujugiro umufana mukuru wa APR, Rwarutabura umufana mukuru wa Rayon Sport, Nkunda Mace, Marayika, bose bakomeje kuvuza induru ndetse bagaruka basubiramo izina Muheto Sarto, ku buryo rero nawe yaje gukura hit ikomeye cyane muri iri rushanwa, ndetse nawe biza kumwafekta rero bituma ahita abona passe imwerekeza muri bootcamp. Uyu Muheto Sarto rero nimero 36 nawe ashobora kuzaza mu bantu bazahangayikisha basore rwose bateye ubwoba, aba basore ku buryo batangiye kugenda bamugirira ubwoba ndetse bamwikanga. Akurikiranye rero na nimero 14 Iradukunda Moise, nawe waje kubona passe akerekeza muri bootcamp, ku buryo rero nawe Iradukunda Moise nawe yaje kugenda agarukaho na benshi, ndetse hari abantu bagiye babona abafana bakuye hariya muri sare atari ibintu bari bateguye, dore ko muri Miss Rwanda ariho hagenda hagaragara gutegura cyane, ku buryo buri mu minsi aba afite fan base runaka yaje kumushyigikira. Ariho hari itandukaniro rero ry'iyi Miss Rwanda, ku buryo umuntu ashobora no kuvuga ngo ni inshuro ya mbere, bizagenda bikosoka, bizagenda bihinduka mu yandi season ataha y'iyi Mr Rwanda niramuka ikomeje kugenda iba ndetse itegurwa hano mu gihugu. Twihute cyane rero dukomereze kuri Irutamageno John Magnifique nimero 15. Uyu musore nawe ubona ko afite umubyimbo ufatika ndetse ibizigira byamaze kwikata, ku buryo rero nawe yagiye agarukaho ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rukuta rwa Twitter. Nawe urabona ko yakoze umufana ku rukuta rwa Twitter cyane kurusha abandi, ko buri muntu wese yagomba kugenda agira umuvuno, nkuko na Junior n'ubundi wo muri Juda Muzika nawe yavuga ngo agomba gusapotingwa n'izina yakuye mu muziki nyarwanda, n'ubundi bakaba aba basore baje kugenda babigeraho. Rero aba basore 18 ngarutseho nibo bamaze kubona direct pass, ku buryo rero aribo tugiye kugenda dukurikirana, ndetse voting zirakomeje haba kuri website ya igihe.com, ndetse uri kubona ko gutora biremewe ukoresheje USSD, ku buryo naho biri kugenda bishoboka. Aba basore rero ubona ko public iri kubatora ndetse bakurikirana ikiri hasi, ariko icyo nagira ngo tsurinyeho cyane n'uburyo n'abari muri organisation ya Mr Rwanda ikijyanye no kwamamaza, ikijyanye no kugira ngo iri rushanwa ri trending, inkuru zirikorweho zibe nyinshi, ndetse abanyarwanda bari kangukire ndetse kugira ngo voting zigende zirushaho kuzamuka, dore ko izi voting arizo ziri kwinjiriza Mr Rwanda amafaranga menshi, akayabo k'amafaranga menshi, nyuma y'abaterankunga batandukanye bari kugenda batera inkunga iri rushanwa. Reka mbere yo gusoza iyi nkuru mbanze nkomoze gatoya kuri polemique zarye zitangizwa n'umuterankunga mukuru ari we Tom Transfer. Umuterankunga mukuru iyi kampani murayizi, iri kugenda itanga amamodoka ku byamamare bitandukanye hano mu Rwanda, ndetse bafite agakoryo yuko iyo utumije imodoka muri Tom Transfer mu gihe itaraza baba baguhaye imodoka ubugendamo. Rero iyi Tom Transfer nayo yagiye ivugwaho cyane yuko iri kugenda iva muri iri rushanwa, ndetse amakuru akaza kugenda anyomozwa, ndetse bakaba baje kugaruka kuri afishe y'iyi event ya Mr Rwanda, ku buryo uri kubona ko rero Tom Transfer nayo ihabaye cyane. Urabona ko nk'ibinyamakuru nka igihe.com nacyo cyagiye gitera inkunga cyane gisapotinga pari raporo y'ibindi bitangazamakuru. inyarwanda.com nayo nubwo article uri kubona ko atari strong bagiye bakora kuri iri rushanwa, ariko nabo bagiye bahaba, ariko inkuru zagiye zigaruka cyane ku binyamakuru bikorera kuri murandasi bitagiye bigaragaza gushyigikira iri rushanwa, ku buryo rero nabyo byagiye bigarukwaho, ndetse aho nk'ibinyamakuru bikorera kuri murandasi byagiye bigaragara ko byaje gusapotinga iri rushanwa ni YouTube channel ya GB Rwanda ndetse na YouTube channel yitwa Mo Connect, bikaba ari byo byagiye bigaruka bisapotinga iri rushanwa. Ndetse urabona ko iri rushanwa nubwo ritaragenda ritanga amakuru menshi, ari byo twiteze mu bihe biri imbere, mu minsi iri imbere, dore ko n'ubundi dusigaranye iminsi 7 yonyine yo kugira ngo aya makuru ndetse no kujya tumenye Mr Rwanda bijye hanze. Ariko mu bandi baterankunga bakomeye biri rushanwa abo nashaka kugaruka
ku baterankunga bayobowe n'ubundi na hoteli Kigali Rwanda. Reka ngende ngaruka kuri Mango 4G, reka ngaruke kuri TV10 yagiye sapotinga, reka ngaruke kuri RBA nayo yaje kuba umuterankunga mukuru, ariko biza gutangaza abantu benshi yuko RBA ndetse na Kes2 online bitigeze bigira support bihereza iyi Mr Rwanda, kuko twari twiteze ko abanyarwanda benshi bari biteze ko bari buze kubikurikiranira kuri televiziyo y'igihugu, ndetse wabonaga ko no muri sare ubwitabire buri hasi. Nayo makuru rero yaranze Mr Rwanda nibyo byabereye muri Serena Hotel, ndetse urabona ko update y'izuru rukuta rwa Instagram rwa Mr Rwanda nazo zikiri hasi cyane. Urabona ko bataragenda bapromotinga, cyase hari undi muvuno bategereje kubyereka abanyarwanda, kuko turi gutekereza ko bashobora no kuba bagize n'uruhare mu kubuza yenda ibi bitangaza makuru kubicishaho, cyangwa se yenda ngo na content iguma ari yabo. Hari n'abari kubikomoza ko kubera muri Miss Rwanda hagiye harimo ibibazo muri iyi minsi, Prince Kid yatawe muri yombi, bakaba babihuza yenda ko banze no kugira ngo ibi event yenda nayize guteza polemique nyinshi, kubera nayo organisation yayo yakemangwaga, ndetse n'abaterankunga bagiye batanga amakuru rero atandukanye. Nayo makuru nari ngarutseho ya Mwiseneza wagarutse muri iyi Mr Rwanda, ndetse akagenda komoza kuri Prince Kid, nabyo byaje kugenda bikora amakuru atandukanye hano muri industry nyarwanda. Ndetse niyo Mr Rwanda yaje kugaragaza abasore 18 berekeje bootcamp. Komeza rero ubane na Kigali Channel, nayo makuru twari tuje kubagezaho. Reka nizere ko uri hose ugomeje kugira ibihe byiza. Ciao ciao.